Mwiriwe neza abandi muraho. Uyu munsi nifuje ko tuganirira hamwe ku ndwara y'umugongo, indwara ihangayikishije abantu benshi. Uburyo iteramo cyangwa uburyo ifatamo, uburyo umuntu yayirinda ingorane zayo, ese ibimenyetso ni ibihe, ese wayirinda ute, ni izihe ngaruka ku muntu warwaye umugongo, ku mubiri w'umuntu, ariko se mu by'ukuri indwara y'umugongo ni iki? Mbarara iki kiganiro kugira ngo dufatanize hamwe kugera ku musozo. Umuntu urabasha gusoza iki kiganiro araba amaze gusobanukirwa n'umugongo cyangwa indwara y'umugongo icyo ari cyo, asobanukirwa uko yayirinda, mbese ntihagire umuntu ucikanwa n'iki kiganiro, kuko ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kiri bubasubize ibibazo byinshi, ibyo wari uzi ndetse n'ibyo utaruzi, ndetse kirasubiza n'abarwayi b'umugongo bamaze igihe bawurwaye bivugwa ko wanze gukira. Muri iyi minsi rero, iyo urebye ibibazo abantu benshi bafite, bagaragaza yuko indwara y'umugongo idakira, kandi indwara y'umugongo igenda ifata intera iri hejuru, ifite umuvuduko uri hejuru mu kuyandura, ku buryo bihangayikishije abantu bose babashije kuyirwara, bifuza ko hari umuntu wabakorera igitangaza akayibakiza, cyane cyane ko bagerageje abenshi kwa muganga bikanga. Iyo urebye mu bihugu byateye imbere, ni ubushakashatsi bwagaragaje, usanga indwara y'umugongo iriho ifata indi ntera ikomeye, ku buryo irimo guhinduka icyorezo gikomeye. Iyi ndwara ikaba inasigaye ari yo ya mbere mu ndwara zituma abantu bagira ubumuga ndetse ntibabashe no kugira icyo bikorera mu gihe bayirwaye, bikabaviramo no kuva ku kazi burundu. Ibyo ahanini biterwa n'imibereho yahindutse ituma abantu benshi batagikora imirimo ibasaba kugendagenda ndetse ibasaba kuguma hamwe, n'iyo wagenze bagakoresha imodoka n'ibindi bifasha abantu kugenda, hanyuma igikorwa cyo kunyeganyega umuvuma, kugendagenda n'amaguru kikagabanuka cyane. Igikurikiraho ni uko abantu bamara igihe kirekire bicaye bari mu kazi amasaha maremare, nabyo ari bibi, bitera indwara nyinshi zitandukanye uretse n'umugongo. Hakiyongeraho guhangayika, umubyibuho ukabije, ndetse n'uburyo bw'imirimo bwahindutse, aho usanga umuntu ashobora kuba yakoresha n'imashini ishobora gutuma umugongo wangirika. Nanone iyo urebye uburyo turimo gutera imbere, usanga natwe bitureba, kuko hari abatangiye kurwara, hari n'abamaze igihe barwaye. Akaba ariyo mpamvu numva byamenyekana hakiri kare, hakabaho kwirinda, ndetse n'umuntu yarwara akamenya uburyo agomba kwitwaramo, akamenya n'ikibazo kiba cyabaye ku buzima bwe, kugira ngo aho kugira ngo umuntu ashaka uburyo yakemura ikibazo agahora ahangayikishijwe n'ikibazo atazi uko cyaje ndetse atazi n'aho azacyerekeza. Akaba aribyo nakunze kuvuga, sobanura yuko aho iterambere rigeze, iyo habayeho uburangare, ribisikana n'ubuzima buri kugenda cyangwa se buri kugabanuka. Birakwiye ko habaho ingamba zihamye ndetse zisobanutse kuri buri muntu, uburyo yakwirinda indwara y'umugongo, uburyo yakwitwaramo akagabanya ingorane zo kurwara umugongo, ndetse uburyo abantu babasha gukora bakanoza inshingano zabo hatabayeho kwiyangiza cyangwa kwicira umugongo bitewe no kutamenya cyangwa se kudasobanukirwa neza na geste cyangwa uburyo umuntu akoramo akazi byangiza uruti rw'umugongo. Ubu bushakashatsi navuze haruguru bwasanze indwara y'umugongo iriho igenda ifata
yiyongera ku buryo bukabije cyane mu bihugu byateye imbere. Nk'uko nabivuze, ifatwa nk'icyorezo gikomeye, aho yakunze kuvugwa le mal du siècle, ni ukuvuga ngo ni icyorezo cy'ikinyejana giterwa hanini n'imibereho y'abantu igenda ihinduka, hagabanuka ibikorwa byo kugendagenda cyangwa gukora abantu bakora muvuma, bisimbuzwa no kwicara igihe kirekire, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye bifasha abantu kugenda. Ibyo byose nta kindi bitanga, habaho umubyibuho ukabije, ndetse hakabaho stress, kwangirika umugongo n'ibindi byiyongera cyane bituma umuntu abasha kwangirika umugongo mu buryo bworoheje. Indwara y'umugongo isigaye ariyo mpamvu ya mbere ku isi ituma abakozi bose abenshi bareka akazi n'ibiruhuko bidasanzwe bitewe n'indwara y'umugongo, aho usanga muri serivisi umuntu amara igihe kirekire ajya gushakisha uwamuvura, ashakisha imiti, asaba konji za hato na hato bitewe n'umugongo, kandi igisubizo cyawo cy'uko wakira burundu bikaba ingume. Icyagaragaye mu bushakashatsi nanone ni uko icyo twari tumenyereye nko kuruhuka bihagije igihe umuntu yarwaye umugongo, basanze atari ngombwa igihe cyose wafata ikiruhuko kirengeje ibyumweru 2, kuko iyo uruhutse cyane biba bibi kurusha ko wayikorana, ahubwo ugasindagira nubwo waba uri kubabara cyane ukagerageza ukayikorana. Indwara y'umugongo rero ni indwara y'ikinyejana, ni indwara ihangayikishije benshi ku isi, ni indwara ihomya sosiyete nyinshi bitewe n'imiterere y'akazi, ndetse bitewe n'ubuzima bw'abakozi, aho usanga umukozi amara igihe kirekire yivuza indwara bikanga, kugeza ubwo n'abamenye ko indwara ye itazakira agahitamo kuyikorana, agahisha ko arwaye akavuga ko ari muzima, ndetse serivisi urumva icyo gihe igabanuka, kuko umuntu niba nta buzima bwiza afite nta musaruro azagira gute azatanga, nta buzima iterambere riragoye. Ni byiza ko dushakisha ubuzima buzira umuze, cyane cyane ubw'umugongo ku iki kiganiro cyacu turiho, kugira ngo tubashe gukora akazi katatwangiriza umugongo. Turashoje, gusa mbere yo gusoza nabibutsaga ko kugira ubumenyi niko kubaho, kandi ni nabwo buzima. Ubuzima ni iterambere, nta buzima byumvikane ko n'iterambere burya ntaryo. Gutera imbere udafite ubuzima, ubwo uwo bishimishije azadusobanura, ariko byakabaye byiza ko ufite ubuzima buzira umuze, ndetse ukaba ufite n'iryo terambere, nibwo rizakuryohera. Ikindi nibutsa abantu, nta ndwara yabaho hatabayeho umunaniro, kuko nicyo kintu kiza gutera indwara kibanza kunaniza umubiri. Niyo mpamvu akenshi nkunda kuvuga ngo nta ndwara, nta munaniro, nta ndwara. Ndakeka ko ni byiza ko dusobanukirwa noneho tukamenya ese umunaniro nkunda kuvuga niki, uwo munaniro ni uwuhe, umunaniro utuma habaho indwara ni uwuhe. Iryo ni ryo hame dukunda kugenderaho. Ubutaha rero ndifuza ko nakora ikiganiro ku munaniro, kugira ngo noneho ibyo ndi kuvuga bitangiye kujya bisobanuka. Dukore ku munaniro, tuzarebere hamwe umunaniro dushobora kurwanya tugaca ukubiri n'indwara ni uwuhe. Ese umunaniro twavana mu buzima bwacu hanyuma indwara nazo zikagabanuka ni uwuhe munaniro? Ubwo ni ukuvuga ngo tuzarebera hamwe umunaniro ni iki, uterwa n'iki, ibimenyetso by'uko ufite umunaniro ni ibihe, ingaruka z'uwo munaniro zo kutirinda umunaniro ni izihe, cyangwa ingaruka zo kuba ufite umunaniro ni indwara nyine. Ntabwo ndajya ku bindi, noneho turebe n'uburyo twakirinda nyirizina uwo munaniro. Ntuzacikwe rero, ikiganiro cy'ubutaha kizibanda ku munaniro. Naho ubutaha.